buryo bashaka kuvuga ati uno mwana afite impano rero wana nyine bakaba bamufasha ahubwo binabaye wumva nyine umeze neza ufite amabura ushobora no kuririmbaho nk'indirimbo nyine ukaririmbaho nk'akantu ku buryo abana bagukurikiye bakumva n'ijwi ryawe kuko bakumva ko na ya ndirimbo ari izawe ni danje pe iyo turate ndayikogosha yes arani ngaho noneho nk'abantu badukurikiye za ndirimbo za ebyiri ziri kuri channel waririmbaho wenda kuburyo n'abantu badukurikiye bari bwumve kari wowe Arani indirimbo ziri kuri channel waririmbamo nk'indirimbo ukunze ati kandi indirimbo zitari kuri channel nabyo nta kintu bitwaye kuko n'ubundi nyine muranziririmba abantu barazizi banazishatse ushobora kurimbamo agace nayo nyine bumva ari fresh kamaririmbire mazimwe peti baririmbira indirimbo bita uzahora uri mushya ari nashyira hanze ariko nyine abantu babimva abahanzi bagenzi bawe muzakishyure ntabwo babikora ubundi nayitanze babikora nzabaripotinga ntari nanjye haruko nkukumbura nkakubura kuri tsapu ngagafone kawe ko mbona ari kompozi bibigenza ute akavoyisi kawe ka WhatsApp ntakabitse nkakabahasha uko nkangutse kukumva ngo urukumbuzi rushyira amaganya guzaho ruri mushya guzaho ruri mushya mu buzima bwanjye guzaho ruri mushya ngo sinzi niba nawe utajya unkumbura wiyibagiza ko nakubonye mu nkumugisha nkabura amahitamo yawe nkiyibagiza aba boyfriend bawe bose nkabakwibagiza karekeye ronguri nyica kandi nguru wanjye bituma ngira agahinda kenshi umutima wanjye waragigiye uzaho ruri mushya 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 hari ubwo mbifata nko mu gakino cyangwa se nkabifata nk'uri mu gakino ariko njye mba mbona dufite speed irenze ukwemera sinzi igituma nguta mu mwanya byibuze niyo w'amatanu ku ijana byatuma ngira urukundo rukurenge guzaho ruri mushya yandagashoje nyine fresh